yewe muntu wahize umuhigo, Imana yambwiye ngo abantu bahize imihigo bose nibahigure ikindi kigiye kuza kigiye gutuma abantu bongera guhiga kitaraza. Nongere nsubiremo iri tangazo ryavuye ku Uwiteka Imana. Yemwe abafite imihigo, yemwe abari mu bihugu byo hanze, yemwe abari muri uru Rwanda, mwahize imihigo ku Uwiteka Imana, nimuyihigure vuba vuba. Ibiteye gutuma abantu bongezeye ku impanuka ari nyinshi mu mihanda, mukaba mufite ibyo bizira, ukaba uvuga uti sinabyara, ukaba ufite ikibazo n'Imana ku by'urubyaro, ukaba ugifite iryo shari n'ubugome, ukaba uri kuza hano kuri cano urimo ajya amafaranga y'abandi, naho mu nsengero hose ukaba warariye afite ubwoba ngo ntabwo muzabyara, mukaba mutwite. Iki ni igihe rero cyo kwegera Imana. Imana yambwiye ngo hari abantu batwite ariko Imana irengeye, hari n'uwaheze kunda inda yanze kuvuka, ariko Imana yambwiye ngo ni Imana igize icyo ikora, itanze umwana muzima Yesu Kristo. Ni Imana itanze umwana muzima. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Reka mbwire yemwe babyeyi, yemwe mwebwe mutwite mukabanga mugiye kwizinguza, Imana yambwiye ngo icyo ni icyaha, yanga urunuka, mureke kwizinguza. Abisi ntabwo bazingura, Uwiteka Imana yambwiye ngo ni njyewe uzingura Uwiteka. Mureke kujya kwita abari mu mahanga, mubona ko Imana yabateranye, Imana ngo itabatabaye, Imana iratabara. Ahubwo mbese irebeho uvuga uti aya mahanga nyicayemo gute, aya mahanga nubashebe Imana gute. Imana mbese uyirebeho, uyitumbire, uyibwire ngo mbese ikibazo cyawe ari njyewe cyangwa se n'ishuri ndimo, kugira ngo ubashe kugenda mu nzira y'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aho mwicaye mu mahanga mwubahishe Imana mu byo yabahaye, akazi yabahere muri ayo mahanga muyubahirize, muyubahe muciye bugufiya, mutagenda mutabivangavanga. Kristo wa muri iyi minsi abanyamasengesho Imana iri kubareba, yamara kwitegereza ikabona mumeze nka uriya mutindi ushishagiye, ariko yareba igasanga nta mbuto Imana yadusoromaho. Imana yacu tugirire neza. Uri kureba umuhanuzi wamureba uko ahagaze ukavuga uti ibyo byose uriya muntu ni umukozi w'Imana, uriya muntu ni umuntu w'Imana. Yesu yaza kwitegereza, ariko no muri kahise bakitegereza, yaba ku Mana gasanga nta mbuto ufite, yaba muri karitsiye bakabona nta muri iyi minsi, ariko wararangije kuvumwa. Washumba ukaba umushumba ariko wararangije kuvumwa, waba umuririmbyi ariko wararangije kuvumwa, wajya hano kuri cano ariko wararangije kuvumwa. Imana itugirire neza. Yemwe bagabo ni mwebwe muri kubwirwa, waba uri umugabo wakoreye Imana ariko Imana ikakureba igasanga nta mbuto yakubonaho, igasanga ugereranwa na uriya mutini Yesu yavumye ukuma. Wagenda mu nzira ariko waravumwe, wararangije kuma mu buryo bw'umubiri, ukibwira ngo urahagaze nyamara udahagaze. Waba uri muri korari, uri muri kuririmba ukadansa, Imana bikemera ukayihamagara. Ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi gukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Katubwe ngo ineza y'Imana nibare namwe kandi umugisha w'Imana mu ndetse nabanyi bose. Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu, ihire ubwenge bwanyu n'ibitekerezo byanyu, ibagirire neza, baho umugisha muri byose. Aho muhereye mu bice bitandukanye rero ku migabane kandi itandukanye, mwese turabasuje. Mwumva ururimi turi kuvuga n'uzashobora kurwumva cyangwa barumusobanuriye, nawe aziyumvemo ikaze, aziyumvemo ko twamusuje, ko dusuje abantu bose baduteze amatwi n'abazadutega amatwi. Tuvuga ngo umugisha w'Imana nubane namwe. Ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Oliva, niwe tugiye kuganira muri kano kanya. Nshimye Imana yuko imushoboje akaba agarutse, akaba tugiye kuvuga ukomera kw'Imana, tugiye kumenya n'icyo Imana dushakaho cyane muri no minsi. Oliva, turagusuje mu izina rya Yesu. Nanjye ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tushimye Imana kuko Imana yatwongereye uyu munsi turi guhumeka. Yego. Hari benshi batabashije kubona uyu mwanya, ariko twebwe Imana yaturinze
izina ry'Imana rihabwa icubahiro. amen. Rero nageze kuri uyu musozi, nageze mu mwanya w'ivugabutumwa, Imana yanshoboje, yaciye inzira ndatambuka. Hari benshi batabashije kubona uyu mwanya ngo batambuke, ariko abantu tumaze igihe tuganira, nongeye ndagaruka, ndi wa muntu w'Imana cyangwa se umwana w'Imana. Abwiye ko ntari umukozi, ntimukaye mumbwira ndi umukozi w'Imana, ngewe ndi umwana w'Imana. Sinabibasobanuriye. Umwana w'Imana Olive. Umwana w'Imana Olive. Abandi barya inyama, umukozi akarya ibijumba, kandi bakanamusohora nayo babwiye, bakanamuhambiriza. Ariko uzi ko hari umuntu wavuze ngo akagura kugura inyama, nuko twavuze ngo ukunda inyama, ndabyibutse. Uzi ko abyibutse. Nakonye ushaka gukunda inyama cyane kuko nturanga ibijumba. Dukunda inyama. Uyu muntu ntabwo uri zino nyama, ni ukuri ariko akunda inyama. Yego. Ntabwo uri umukozi w'Imana, ahubwo uri umwana w'Imana. Umwana w'Imana. Umwana rero iyo ari iwabo, ari mu rugo, ibyumba byose abigeramo akisagagura. Rero abantu bavuga ati ndi umukozi w'Imana, umukozi igihe kiragera ntibonye no guha akazi, ariko umwana ahora ari umwana igihe cyose. Yego. Naho ababyeyi be bataba bakiri bati dore wa mwana wo kwa runaka, none yari umukozi bati dore wa mukozi wakoraga hahandi, ubwo rero wakoraga kwa runaka, ubwo rero uba wateye agaciro. Ngewe ni umwana w'Imana. Imana rero iduhana umugisha. Ndabasuhuje rero, ni umwanya nabasuhuzagamo. Turabakunda abari hanze, bari mu gihugu cy'u Rwanda, ibihugu bitandukanye, mu mpande enye z'isi, turabakunda kandi turabazirikana. Ni ukuri twongere rero duce akabogi, twongere twumve ijambo ry'Imana. Rero Imana ibaha umugisha, amahoro, uburinzi uva ku Uwiteka Imana budatangwa n'abantu. Imana ibahe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana igumugisha Olive, ari gukora umurimo w'Imana muri ino minsi. Rimwe na rimwe ukatubwira n'icyo Imana yaguhaye kugira ngo utangarize abantu bazakumva bose. Ese iyo urebye abantu muri ino minsi bari kwakira ubutumwa nk'uko bikwiriye? Ngewe ndiheraho nkurikije wenda ubutumwa Imana iba yatambukije, yabunyujijemo. Ntabwo ari ngewe utanga ubutumwa bujya buva ku Mana, buva mu ijuru. Hahirwa rero abayibeshyera bakavuga ati Imana yantumye cyane narose, ariko ntabwo ibyo ngibyo ngendereye. Gusa rero nge ndi gushima abantu hamwe na bamwe barimo bahamagara bakavuga bati ijambo ryadutsinze, dushaka kwihana. Hari n'abari kuba bafite ibibazo n'intambara n'ibigeragezo, bakavuga bati dusengere. Rwose abantu bari kwihana. Umuntu akavuga ati ndashaka kwatura, akavuga ati nubwo ntari hafi ndashaka kwatura, akatura akihana. Rwose abantu bari kwihana. Yego. Bishatse ko ubutumwa bw'iyi minsi buri kugira umusaruro. Reka dushimire umuntu wese uri kumva ubutumwa bwiza kandi bukamuhindura, bukagira aho bumuvana, bukagera no bumushyitsa. Reka tuvuge ngo imbaraga z'Imana zimonekeho iminsi yose, kandi Imana imukomeze ko akomejwe n'abantu ejo yananirwa. Reka tuvuga ngo bakatubwira ngo abantu ngo batwigishije nabi mu nsengero, batwigisha Yesu utanga imigati gusa, batubwira ko Yesu ajya kubita n'umuntu. Nawe uri mu bantu bavuga ko batwigishije Yesu nabi? Iyo uri mu mwanya neza ntacyo wapfa n'Uwiteka Imana, ariko iyo wabitambitse ukabivanga ukamuvangira, rwose da umucaho ukugeraho. Kwese yaravuze ngo abo nkunda ndabacaha nkanabahana. Burya rero niba utemera guhanwa ntabwo uri umwana w'Imana, ahubwo umwana w'Imana yemera guhanwa akanacahwa. Uko umubyeyi ntabwo yifuza ko umwana we yakora ibibi igihe cyose, ahubwo aramucaha, byangombwa akamushaho n'akanyafu n'igitsuri. Rero no ku Mana ni uko nguko. Yego. Reka tugushimire Olive, reka tugushimire. Noneho tugiye kwinjira mu kanya ku butumwa Imana ashyize ku mutima wawe. Ejo twakiriye ubutumwa tubwira ngo abantu basengera imihanda bagendamo, batubwira ibintu bitandukanye. Umuntu waba waracikanywe n'ubwo butumwa, reka tumubwire ngo aze gusubira inyuma, arabona ubutumwa, kuko buriya butumwa ni ubutumwa bureba abantu bose. Hatagira ubutumwa bucika bukazamutungura akaza yuko atumvise. Reka tugusebe noneho usenga Imana. Numara gusenga Imana nk'ibisanzwe, umwuka w'Imana arakuyobora uri bugende uko nguko.
yego uracari Imana ivuga bikaba, yateka bigakomera. Basanga turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, wabanye natwe. Mana watubereye maso, utubera ku rugamba, waturwaniye intambara utashoboye kurwana. Mana waturengeye mucunguzi mwiza, hari inzobo nyinshi zari zitwasamiye, ariko Uwiteka waturinze. Warinze data wa twese, umwami Imana imiryango yacu, warinze igihugu cyacu mucunguzi mwiza, urinda data wa twese abatuye isi yose. Mana hariho abari gihumeka, izina ryawe uragwa icubahiro. Turagushimye umwanya uduhaye, uyu mwanya ni uw'ijambo ryawe, ijambo rirera rirakiranuka. Mana ndasenze, sengeye imitima igiye kumva ijambo. Mana mu izina rya Yesu, reka mwami Imana amatwi yawe yazibure, ijambo ryawe mwami igiye guca mu mutwe ngo cye mukundi, kugira ngo Uwiteka mwami izina ryawe icubahiro. Duciye bugufi turakubashe, ikirere reka kibe kizima, dufunze amarembo y'ikuzimu, turananiza imbaraga z'umwijima, turananiza ibitero byose biva kuri Satani, dayimoni bo guhora, dayimoni bifuye, aba bose turabirukanye, twirukanye ivangirwa mu izina rya Yesu. Mana data mwiza, umwuka wose utava kuri wowe, Mana wavuga ngo uravuze utavuze, izi mbaraga turazisenye mu izina rya Yesu. Turasenze ngo ngwino ubane natwe, ngwino uterane natwe mu izina rya Yesu, kuko uri umukozi w'umuhanga. Urakoze rero mwami ko wumvishe gusenga, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti turakoze, amen. Ndabyakiriye, reka twumve ijambo ry'Imana. Tugiye kureba amagambo ari muri Matayo 21, umurongo wa 18. Ndumva turageza 18 tugeze ku murongo wa 22. Umusomyi yadusomera mu izina rya Yesu tukumva ko ijambo ritubwira. Matayo 21 duhere ku murongo wa 18 utugeze 22. Yesu ava mu giti cyitwa umutini. Yego. Bukeye bwaho mu gitondo kare. Bukeye mu gitondo bwaho kare. Asubira mu murwa arasonza. Asubira mu murwa arasonza. Abona umutini iruhande rw'inzira arawegera. Abona umutini iruhande rw'inzira arawegera. Asanga utariho imbuto. Asanga utariho imbuto. Keretse ibibabi gusa. Keretse ibibabi gusa. Arawubwira ati. Arawubwira ati. Ntukere imbuto iteka ryose. Ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Muri ako kanya uruma. Abigishwa babibonye. Abigishwa babibonye. Baratangara bati. Baratangara bati. Mbega uhereye ko mbega uhereye ko wuma muri aka kanya. Mbega uhereye ko wuma muri aka kanya. Yesu arabasubiza ati. Yesu arabasubiza ati. Ndababwira ukuri yuko. Ndababwira ukuri yuko. Mufite kwizera mudashidikanya. Mufite kwizera mudashidikanya. Mufite kwizera mudashidikanya. Mutakora nk'iby'umutini gusa. Mutakora nk'iby'umutini gusa. Ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti. Ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti. Shinguka utabwe mu nyanja. Shinguka utabwe mu nyanja. Byabaho. Byabaho. 22. Kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Ahangaha ni Yesu waduciriye umugani w'umutini, awucira abigishwa be. Maracu nitugirire neza. Yesu yari arimo ari kugenda aho ngaho mu murwa cyangwa se mu mudugudu. Arebye abonamo igiti cy'umutini. Aracegera, amaze kucegera, akirebyemo imbuto arazibura, yabonaga ari ibibabi gusa. Arangije icyo giti arakivuma, akimara kukivuma igiti kiruma. Abigishwa be rero babibonye babyitegereje, baravuga ngo mbese aka kanya igiti gihita cuma. Ariyo mpamvu yababwiye ngo mufite kwizera mwakora ibiruta uyu mutini. Niko Yesu yababwiye. Imana yacu nitugirire neza. Imana iturengere. Iyi minsi rero ni iminsi igoye. Uyu mutini nta wundi ni umukristo muri iyi minsi. Uyu mutini ugereranywa n'abahanuzi cyangwa se umuhanuzi. Uyu mutini ugereranywa n'umuvugabutumwa. Uyu mutini ugereranywa n'abapasiteri. Uyu mutini ugereranywa n'abaririmbyi. Amen. Amen. Uyu mutini Yesu yarawurebye asanga ushashagiye cyane ndetse ushishe ari mwiza wari uteye amabengeza, ariko awurebye asanga nta rubuto na rumwe rurimo. Arangije aravuga ati guhera uyu munsi iki giti
ndakivumye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana idufashe kandi tugirire neza kandi iturengere. Iyi ni iminsi igoye. Wa muhanuzi we, irebeho muri iyi minsi utaba urimo guhanura ukavuga ibitangaza, inyamara ugereranywa na kiriya giti cy'umutini cyumye. Imana idufashe. Bakristo bo muri iyi minsi, abanyamasengesho, Imana iri kubareba, yamara kwitegereza ikabona mumeze nka uriya mutini ushishagiye, ariko yareba igasanga nta mbuto Imana yadusoromaho. Imana yacu tugirire neza. Uri kureba umuhanuzi, wamureba uko ahagaze ukavuga uti ibyo ari byo byose, uriya muntu ni umukozi w'Imana, uriya muntu ni umuntu w'Imana. Yesu yaza kwitegereza, ariko no muri karitsiye bakitegereza, yaba ku Mana gasanga nta mbuto ufite, yaba muri karitsiye bakareba bakabona nta mbuto ufite. Imana itugirire neza. Wahanura muri iyi minsi ariko wararangije kuvumwa, washumba ukaba umushumba ariko wararangije kuvumwa, waba umuririmbyi ariko wararangije kuvumwa, wajya hano kuri cano ariko wararangije kuvumwa. Imana itugirire neza. Yemwe bagabo, ni mwebwe muri kubwirwa. Waba uri umugabo wakoreye Imana ariko Imana ikakureba igasanga nta mbuto yakubonaho, igasanga ugereranwa na uriya mutini Yesu yavumye ukuma. Wagenda mu nzira ariko waravumwe, wararangije kuma mu buryo bw'umubiri, ukibwira ngo urahagaze nyamara udahagaze. Waba uri muri korari, uri muri kuririmba ukadansa, Imana bikemera ukayihamagara bikagenda neza, abantu bakishima, abantu bakavuga bati urafite ijwi, ariko Imana yareba ikabona umeze nk'umutini wumye utagize ikimaze. Reka Imana idufashe rero, iturengere muri iyi minsi. Imana yacu ni iturengere kandi tubabarire. Iyi minsi uhagaze ute? Ntiwaba umeze nk'uriya mutini wumye. Imana idufashe iturengere. Nababwiye ngo iyi ni iminsi abantu barimo bahamagara bavuga bati dushaka kwihana. Nta kindi kintu nshaka ngewe muri iyi minsi, ndashaka kuvuga Imana. Imana twiringiye, Imana ikora imirimo, Imana itari ingome, Imana itarebera mbese mu ishusho y'umuntu yahavuka, Imana itareba ku moko, Imana itareba imyicarire, Imana itareba imigendere. Ibyo byose ntabwo Imana ibirebaho. Icyo Imana ishaka ni ugukiranuka. Reka dukiranuke bakobwa. Waba uri umukobwa Imana yishimiraga, ariko yakureba muri iyi minsi yareba imbuto ikazibura, igasanga urashashagirana, uri umukobwa mwiza, wambaye neza, uraberewe, ariko umeze nka uriya mutini Yesu yavumye. Reka rero Imana idufashe iyi minsi bakobwa, nimuhindukire, mwe kuba nka kiriya giti cy'umutini. Bagabo muhindukire, birababaje, biteye agahinda. Imana yarakwishimiraga, warayinezezaga, wawe ukanezerwa, Imana yanezerwa. Imana mu ijuru ikicara ikitegereza ikakubona uteye amabengeza, ariko iyi minsi Imana iri kukureba igasanga nta mbuto ufite, mbuto mbese urashashagirana cyane, ariko Imana yakureba, yagera iwawe mu nzu igasanga uri guconcomerana n'umudamu, muri gucana mbega umva umuriro uri kwaka bitewe n'intambara n'amakimbirane, ntabwo mugihuza. Uri kumureba ukavuga uti nyabuneka narayobye, naribeshe, uyu mugore ntabwo ari we. Inyamara igihe wari ufite umwuka w'Imana, wari ufite imbuto nziza, wari unezerezaga benshi muri kahise bakwishimira, ariho baberaho intangarugero. Ariko muri iyi minsi washaririye Imana, wabaye nk'uriya mutini. Imana iri kukureba ikagira agahinda. Ese kuki urimo uvanga umudamu wawe ntabwo akigezweho, ukabura kumuca inyuma? Urumva uhagaze nawe umeze nka kiriya giti cy'umutini Yesu yavumye. Imana iturengere, idutabare, itugirire neza. Abamama bamwe na bamwe ntabwo bakinyugwa n'abagabo babo. Imana idufashe iturengere. Umuntu ari kuvuga ati ibyo ari byo byose uyu mugabo ubwo anyobeye, reka nyure hariya njye gushakisha
ibyatuma yaba yakumva yaba yaca bugufiya. Nta kindi kintu cyatuma umugabo aca bugufiya ni ugusenga ukiringira ukizera Imana kugira ngo utamera nka kiriya giti cyavumwe cy'umutini. Imana yabonaga neza ariko yakireba igasanga ni ibibabi gusa. Wa mubyeyi we, va mu bapfumu, reka kuraguza, reka kujya mu bapfumu ngo baguhereze imiti ntiyakubaka. Reka kwisiga ngo igikundiro niho kizaza, reka kwisiga ntacyo bivuze. Ariko amaraso ya Yesu iyo yaje igikundiro kiraza. Amaraso ya Yesu iyo yaje igikundiro kiraza bidasanzwe. Abantu bakwiyumvamo. Umugabo yakwanze iyo wasenze igikundiro kiraza. Reka kujya mu bapfumu, ntabwo ari wo muti wabyo, ahubwo nukomeza gutyo uraba nka kiriya giti cy'umutini Yesu yavumye. Imana iturengere, idufashe itugirire neza. Mwa basore mwe, ni ukubera iki muri guhagarara mu mayira? Mwari abaririmbyi Imana yishimiraga, mwarabyinaga mugasirimba mugahamagara Imana, Imana ikabumva, mukagira ibihimbano byo mu mwuka, bamwe mukaba muri abahanzi. Ariko iyi minsi Imana iri kureba igasanga mumeze nk'umutini Yesu yavumye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Haleluya! Imana idufashe tugirire neza. Mwa basore mwe, muhagaze mute muri iyi minsi? Murimo mufata amabere y'abakobwa, murimo muyakandakanda. Imana ntabwo yabatuba ibyo ngibyo. Mwongere musubire ku isoko, mwongere musubire ku rufatiro, mubwire Imana ngo Mana dutsinzwe n'ijambo, ongera utugarukeho. Mwa basore mwe, reka Imana ibagarukeho, muve mu byo mwibwira bidafite umumaro, muve mu bishuko aha hanze aha by'abakobwa by'abadamu badafite umumaro, kugira ngo Yesu yaza yakwegera, akakwegera agasanga urimo imbuto nziza, ataza agasanga warumye kera bitewe nuko yakunyuzeho, asanga urimbura mumaro akakuvuma. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Mana nidushoboze iturengere. Imana ifite agahinda. Yemwe mwa bakobwa mwe, mutaha amajoro mugarukira aho ngaho. Niko Imana ishaka ko tugenda muri iyi minsi. Waba uri umutunzi inyamara ukavuga uti reka ntunge ubutunzi, ngira amafaranga, nkagira za banki, nkagira ubutunzi bwinshi, bana banjye bakiga mu mashuri meza, ugashinga umushinga aribyo uteganya. Inyamara Imana yabireba igasanga wimitse ibyo ngibyo, wabaye nk'uriya mutini wumye, ntabwo wubahishemo Imana. Reka ubutunzi bwawe, wa mugabo we, aho ufite hose, waba uri mu mahanga, waba uri muri iki gihugu, ubutunzi ufite bwubahishemo Imana. Imana yabuguhaye ikunezerewe, ikwishimiye. Ariko iyi minsi waragiye urashayisha, umera nka kiriya giti cy'umutini. Imana idufashe rero, mwabwira Imana ngo Mana tugarukeho. Ngiye ku ruhande rwanjye nagiye mbona Imana kenshi, iyo wavangiye Imana ntacyo Imana yakumarira. Urayihamagara warayivangiye, inyamara ntabwo igusubiza, irakwihorera. Niyo mpamvu abantu muri iyi minsi bari kuvuga bati twategereje amasezerano Imana yatubwiye ntabwo yasohoje. Ahubwo wowe ubwawe irebeho wa mugabo we, impamvu amasezerano atari gusohora. Irebeho wa mubyeyi we, impamvu amasezerano atari gusohora. Irebeho wa mukobwa we, nawe wa musore we, impamvu amasezerano atari gusohora. Banyamasengesho, murebe impamvu, murebe aho biri gupfira. Impamvu amasengesho mwasenze Imana impamvu atari mwebwe. Imana idufashije itugirire neza. Iyo wegereye Imana nayo irakwegera. Reka twange icyaha, nta kindi kidutandukanya n'urukundo rw'Imana ni icyaha. Ntabwo wajya mu businzi ngo ujye mu busambanyi, nurangiza ngo ugende uburirimbane, ugende ubemo umuntu uzi umuyobozi wa korari, nyamara warabivanze. Ariko Imana yo mu ijuru idutabare. Umuntu rero ufite imbuto nziza, imbese atari nk'uriya mutini, Imana
Imana izamugirira neza. Imana nidufashe iturengere itwiteho. Mbese ye ko muri kwicara mufite ubugome ishari muri mwebwe, kabona mwene so atatabarwa atatera imbere, warangiza ngo uri gusenga ngo Imana irakuzi, ntabwo ikuzi, aho kwagarukiraho ngaho. Umunyeshari ameze nka kiriya giti cy'umutini, umuntu w'umugome uvuma abandi ameze nka kiriya giti cy'umutini. Imana idufashe kandi tugirire neza, Imana iturengere. Iyi minsi ni iminsi igoye, abantu bari kuza bakiyoberanya, ukaza ku nkoranyambaga ukavangura gusenga, ukaza ngo uje gutanga ubutumwa, nta muntu ni gusenya. Ariko Imana ifite agahinda. Ni gute wa mugabo we wasenya urugo rw'abandi, wamara kurusenya ukumva yuko bikunejeje? Garukiraho ngaho, wabaye nka kiriya giti cy'umutini cyavumwe. Wa mugabo we, ni iyihe mpamvu uri kumara gukora divorce ukishuka ukavuga yuko ugiye kongera gushaka urundi rugo? Urwo ntabwo ari urugo, ni abadayimoni wizaniye, ni umuriro w'Imana wikongereje. ahubwo iciza ni uko wapfukama ugasenga. Birashoboka yuko urugo rwawe badayimoni barwinjiriye, bamara kurwinjira ukabona rurasenyutse. ahubwo pfukama usenge, wegera Imana, wange icyaha, wivangura himana ngo nzamureka, ngo nzashaka abandi. Mbabwire ngo divorce ni y'abadayimoni. Umuntu wakoze divorce ameze nk'igiti cy'umutini Yesu yavumye. Waba ugenda wishuka wararangije kuvumwa, ni kubera iki? Wanze nyina w'abana ukavuga ngo mfashe nyira runaka ngo niwe tugiye kubana. Ese wa wundi ko mwasezeranye umanuka akaboko uravuga ngo nyira runaka tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse? None se urwo rupfu ruraje cyangwa se Yesu yagarutse? Wa mutini we wamaze kuvumwa, ugira ngo na kiriya giti cy'umutini nta wundi Yesu yashatse kuvuga. Kiriya giti cy'umutini ni umukristo uri mu rugendo, ni umuntu uvuga ngo asenga Imana. Nawe wa mugabo we rero garukiraho ngaho. Nubwo wakubaka kajana, warataye urugo ugatabana, warasezeranye uramanika, reka mabwire mu ijuru bafite raporo cyangwa bafite liste ya wa wundi wa mbere mwashakanye. Uyu wa kabiri ni umusambanyi, nta mugisha nta bugingo uzigera ubona. Cyenze nupfukaba imbere y'Imana ukayinginga, ukagaruka ukayinginga, ikagutabara ikakurengera. Imana rero dufashe kandi itugirire neza. Birababaje rero ko wafashe umwanya wo gukora divorce ukaza ku rubuga ngo urimo wigisha. Ese uraza kwigisha hano ibiki? Warakoze divorce wawe, hano urukuza kwigisha iki? Ni ubuhe buhamya ufite? Kumeze nka cya giti cy'umutini Imana yamaze kuvuma kitagira imbuto, nyamara wari wubatse urugo rwawe, abantu bakubona banezerewe bakavuga bati se runaka na nyira runaka n'urubyaro rwabo, ugasanga barakwishimiye. Ariko iyi minsi warashayishije, wabonye ko umudamu wawe atakigezweho, warangiza uti ngiye kwishakira abandi. Wa mugore we wavuze ngo nshatse divorce, ese uri kuvuga ngo uri mu rugendo, urugendo uri muri kwibesha. Cyane niwe ufite ijuru ryawe. Ijuru ntabwo ari upfa kurikandagiramo. Wa mubyeyi we garukiraho ngaho, warayobye, bwira Imana ngo ongera ungarukeho. Iyo divorce wakoze nta bugingo ufite, umeze nka kiriya giti cy'umutini Yesu yavumye. Imana igutabare ikugirire neza. Umva nawe, umva uwo muvumo muba muri gushira mu bana banyu, izo mbaraga muba muri gukongeza mu bana banyu. Murabona murimo mubashira he? Ni abadayimoni muri kubakongereza, uyu mwuka muri kubazanamo. Imana ibatabare kandi ibagirire neza, ibambike imbaraga. Birababaje wa mugabo we, biteye agahinda. Umugabo ari kuba yambaye impeta, yarangiza akayikuramo, yarangiza akayishyira mu mufuka, akagenda akabwira abantu ngo ntabwo ndi umugabo, kandi ari umugabo. Ufite ikibazo, ufitanye urubanza n'Imana. Garukiraho ngaho. Imana yambwiye ngo kubwire ngo garukiraho ngaho. Iyo mpeta urimo ukuramo Imana irimo ikureba, inyamara nawe wabaye nka cya giti cy'umutini Yesu yamaze kuvuma. Imana itugirire neza. Abantu bari kwikinisha mu mariri yabo, Imana yarababonye.
mwabibonye, mwe kuba nka kiriya giti cy'umutini. Imana idufashe, Imana itwiteho, Imana iturengere. Yemwe abarimo bari gucuruza aho ngaho mu maduka, bacuruza za butike, abacuruza amadepo y'ibirayi, amadepo y'ibitoki, reka mbabwire ngo iyo munzani yanyu murimo muri kunyonga, mwirirwa mwiba ubwoko bw'Imana, Imana yararakaye. Ubucuruzi bwanyu mwabwinjijemo imivumo izabakurikirana igihe cyose. Namwe mumeze nka kiriya giti Yesu yamaze kuvuma. Urahagarara akabona yuko uri umucuruzi mwiza, ariko umunzani uri kuwunyonga. Umva nkubwire cyangwa se mbabwire, ibyo byose byageze imbere y'Imana. Imana ibarengere kandi bafashe kandi biteho, ibambike imbaraga. Imana iduhe kunesha muri iyi minsi kugira ngo umujinya w'Imana utatumanukira. Reka rero dufate umwanzuro muri iyi minsi, twihanira kureka kugira ngo Imana itugirire neza. Ese wa mugabo we kurimo ugenda ukagenda ugatendeka ukavuga kutari umugabo ngo uri umusore, nyamara ufite agahinda, Imana umunsi umwe zagukongerezaho umujinya n'uburakari. Ufite ikibazo uzarira, nyamara nta n'umuntu n'umwe uzaguhoza. Imana idufashe. Iyi ni iminsi Imana iri gutambuka mu buryo butandukanye. Iyi ni iminsi iruhije abagenzi. Imana idufashe. Abantu bamwe barimo bitwaza ngo mbese ngo ubu tuzabigenza gute, ngo twasenga gute. Umuntu akavuga ati umva rero ntabwo nshaka kubyara, ndashaka kubyara bakeya, akagenda akikora ibyo yishakiye, akagenda mbese akishyiramo poze ziwe. Imana yararakaye. Nawe umeze nka kiriya giti cy'umutini Yesu yavumye. Imana idufashe itugirire neza. None se nkubaza wa muvugabutumwa we uri kuza ukirirwa ku rubuga, wamara kuhirirwa ukirirwa uvuga ivugabutumwa, inyamara uri kwirirwa mu banyamahanga wabatesheje umutwe. Urimo uri kwirirwa hano mu Rwanda wabatesheje umutwe, urimo uri guhamagara ngo nibaguhereze ibitambo. Ibyo bitambo uri gusaba, nawe umeze nka kino giti Yesu yamaze kuvuma. Ahubwo Yesu yaduhereye ubuntu, dutangira ubundi. Tureke kugenda tuba besikoro, tuza kwiba ubwoko bw'Imana. Uri kwiba imfubyi, ukiba umupfakazi, ukiba indushi, wikwiriye kuruhuka, wowe ukayisaba amafaranga. Ntabwo Imana yabatumye amafaranga. Mugarukira aho ngaho, tureke gukoza Imana isoni. Bavuga butumwa, tuvuga ubutumwa kuko Imana yabutubwiye. Iyo umuntu yakoze neza arahembwa. Ntabwo wamara gukorera umuntu ngo ananiwe kuguhemba. N'Imana iyo wayikoreye iraza ikaguhemba, ikakugirira neza, kandi abantu bose bakavuga ngo uriya muntu yasenze Imana. Imana idufashe rero kandi turengere, itugirire neza. Yemwe bantu bambara, mwamara kwambara ahubwo mufata umukandara mwikenyeze mwikwize, mwarangiza amapantaro mukayageza munsi y'ikibuno, mukagenda muri abanyamasengesho muvuga ngo murasenga. Mureke kwambara pogite, niko Imana imbwiye. Mubireke musigeho, mwambare neza mwikwize. Yemwe bakobwa mwambare neza mwikwize. Yemwe bagabo mureke kwambara amapantaro abafunze ukuntu ukagira ngo mbese urahambiriye. Ntabwo ibyo bikwiriye umwana w'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza, itwambike imbaraga. Imana ishaka ngo twambare muri iyi minsi twikwize. Ni gute umuvugabutumwa azava hano warangiza urahanura, mwuka w'Imana ukuzaho, uri kugenda ukagera mu mujyi, ukagera iyo ngiyo hirya na hehe, ukagera mu ntara wambaye amakabutura kandi ngo uri umuhanuzi, ngo uri umuvugabutumwa. Ubwo butumwa burapfuye. Imana ishaka kugira ngo wambare wikwize. Ayo makabutura ugendana mu mihanda, ugafata za bisi, ukagenda za Rwamagana, yewe ukagera za Cyangugu na hehe hose na Nyamugogo, ukiri gutembera. Uri umukozi w'Imana, garukira aho ngaho. Imana yararakaye. Imana idufashe kandi turengere, itwambike imbaraga, itugirire neza. Abantu basigaye bagenda bakagenda mu modokari
batwaye imodokari bagafata abadamu batari ababo bagenda babakorakora. Imana yararakaye. Yewe muntu ugenda mu iyo modokari Imana yaguhaye, kiri gukirigitamo abakobwa abagore batari abawe, wamusambanyiwe, garukiraho ngaho. Ejo Uwiteka Imana atakugeraho agusozaho uburakari bwayo, ukavangwa Imana ni ingome. Inyamara Imana yarakubonye, garukiraho ngaho. Imana idufashe kandi tugirire neza. Yemwe banyeshari bifuza ibya bagenzi babo, ukavangwa nyira runaka birani yarakwiriye kubitunga, garukiraho ngaho. Iryo shari ufite ntabwo rizageza mu ijuru. Ishari rero ry'umuntu, umuntu ufite ishari uwo ngo ntahuriye ntatandukaniye n'umurozi. Reka rero kurogesha ururimi, ahubwo garukiraho ngaho. Wasaba Imana ikaguha ibyawe. Reka ishari ngo nyira runaka ngo yubatse inzu, dore babonye imodoka, dore bimutse, badukoranye, bafite bizinesi. Izo bizinesi rero ntabwo uziho zavuye, birashobora kuba byavuye kuri Satani cyangwa ku badayimoni. Hari ahantu babikuye, wowe ugatangira ukifuza iby'abandi, ahubwo bwira Imana ngo Imana niguhe umugisha wawe. Garukiraho ngaho kuko Imana yarabibonye. Imana idufashe rero kandi tugirire neza. Yemwe Imana iri kurangurura. Iyi minsi ni iminsi iruhije abagenzi, iyi ni iminsi iruhije. Umuntu arimo ararwara yarangiza akajya mu bapfumu n'abakonikoni ngo niho yatabarwa. Inyamara reka nkubwire, uriya muvyeyi w'imyaka 12 mwasomye inkuru ziwe, yagiye atsindishirijwe nuko yakoze kuri Yesu arakira. Nawe ubwo burwayi rero ntabwo bwananiwe, ahubwo yegera Imana. Numara kuyegera aho abaganga bananiwe, Imana izagukiza. Imana idufashe rero kandi tugirire neza. Yemwe bafite ubwoba ngo ntabwo muzabyara mukaba mutwite, iki ni igihe rero cyo kwegera Imana. Imana yambwiye ngo hari abantu batwite ariko Imana irengeye, hari n'uwaheze kunda inda yanze kuvuka, ariko Imana yambwiye ngo ni Imana igize icyo ikora, itanze umwana muzima, Yesu Kristo. Ni Imana itanze umwana muzima. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Reka mbwire yemwe babyeyi, yemwe mwebwe mamutwite mukabanga mugiye kwizinguza, Imana yambwiye ngo icyo ni icyaha, yanga urunuka, mureke kwizinguza. Abisi ntabwo bazingura Uwiteka. Imana yambwiye ngo ni ngewe uzingura Uwiteka. Mureke kujya kwitandukanya n'urukundo rw'Imana. Imana ibarengere kandi bagirire neza. Icyo nababwira ni icukuri. Hari abantu bigeze kumbwira bati Oliva bayakwizinguza, ndava nta hantu najya nubwo nabazwe, ariko Imana yabanye nanjye kandi mbona umwana muzima. Ni rero nimutuze mwegera Imana. Imana ifata amazi ikayabumbabumba hakavamo umuntu akagira amaguru, akagira amaboko, akagira ubuhumekero byose, ugasanga ni umuntu uhagaze kandi ari amazi Imana yabumbye. Ntabwo inaniwe n'urwo ruzingo, ntabwo inaniwe n'ibyo bagiye bakutega. Imana irashoboye, ishoboye ibintu byose. Reka rero twegera Imana. Imana nidufashe. Yemwe bari mu mahanga mubona ko Imana yabateranye, Imana ngo itabatabaye, Imana iratabara. Ahubwo mbese rebeho vuga uti aya mahanga nyicayemo gute, aya mahanga nubashe Imana gute. Imana mbese uyirebeho, uyitumbire, uyibwire ngo mbese ikibazo cyawe ari ngewe cyangwa se ni ishuri ndimo, kugira ngo ubashe kugenda mu nzira y'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aho mwicaye mu mahanga mwubahishe Imana mu byo yabahaye, akazi yabahere muri ayo mahanga muyubahirize, muyubahe muciye bugufiya, mutagenda mutabivangavanga. Ngaho rero Imana niturengere, idufashe, itugirire neza. Reka rero mbwira abantu abarira nimwihanagure, umutabazi aracariho. Ikibazo dufite rero ni uko Imana iri kutureba, yadushakamo imbuto ikazibura. Reka rero twegere Imana, tubwire Imana ngo Mana tubabarire, twongere tugaruke ku Mana, twongere tubwire Imana ngo Mana tugarukeho. Imana tuyisaba imbabazi. Imana ntabwo ari ingome, ni Imana itinda kurakara kandi Imana ibabarira vuba. Imana itugirire neza, cyo yanga icyaha igakunda umunyabyaha. Reka rero wumvishije ijambo rigire aho rimushitsa, rigire naho rimugeza. Imana yaraturebye muri iyi minsi isanga
twitandukanije n'urukundo rw'Imana. Reka rero wowe wanyumvise ushobora kuba wumvise ijambo Imana yatugejejeho, reba niba utari wamutinyire, Imana yamaze kuvuma, biragatsirwa ngo wicare, Imana yarakuvumye. Imana rero dufashe itugirire neza. Ese ye ko impanuka ari nyinshi mu mihanda, mukaba mufite ibyo bizira, ukaba uvuga uti sinabyara, ukaba ufite ikibazo n'Imana ku by'urubyaro, ukaba ugifite iryo shari n'ubugome, ukaba uri kuza hano kuri cano urimo ajya amafaranga y'abandi, naho mu nsengero hose ukaba warariye amafaranga y'abandi. Imana itugirire neza. Yewe muntu wahize umuhigo, Imana yambwiye ngo abantu bahize imihigo bose nibahigure ikindi kigiye kuza kigiye gutuma abantu bongera guhiga kitaraza. Nongere nsubiremo iri tangazo ryavuye ku Uwiteka Imana. Yemwe abafite imihigo, yemwe abari mu bihugu byo hanze, yemwe abari muri uru Rwanda, mwahize imihigo ku Uwiteka Imana, nimuyihigure vuba vuba. Ibiteye gutuma abantu bongera guhiga bitaraza. Imana ibahe umugisha. Ibyo rero ni bya Yesu. Amen. Amen. Oliva, urakoze cyane, usoreje ku kintu gikomeye uvuga ngo abantu nibahigure imihigo. Wavuze ku kintu cya divorce, hari ibintu mujya mu bamwe muri ntago ari mwese bajya babona ngo hari igihe ngo umuntu yiyobora agashaka Imana itamubwiye, muri make isezerano rikayoba. Ese umuntu abana n'umuntu isezerano twakunde ngo isezerano rirayoba, hari ikintu bajya bavuga ngo icyo Imana itafatanije ntigikomera, ariko icyo Imana yafatanije nticyatandukana. Ari Imana yabifatanije gutandukana byakunda, cyangwa igihe bakora divorce ari ukugira ngo Imana isoze umugambi wayo, ari uko atarira n'abahuje. Kutujya ku kantu gasubize tugana ku musozi. Hari igihe umuntu yiyobora, wamara kwiyobora ugasanga bya bintu ntabwo byemeye kubakika, bigasenyuka. Hari igihe umuntu nabwo yubaka ataba amaso, abadayimoni bagasenya. Abadayimoni nabo bajya badusenyera rega, abadayimoni bakarugwanya, tutaba amaso cyangwa utaba amaso, urugo rugasenyuka kubera uburangazi. Satani akaza akakunyaga. Turatandukanya gute rero uyu muntu wakoze divorce, yakoze divorce ariko ni Imana ifitemo gahunda, reka tuvuge gutyo. Ari umuntu ashobora kubana n'umuntu aho ugasanga masi nk'Imana yamuhaye, ugasanga n'undi nta bugingo yabona, reka tuvuge gutyo, bitewe n'imibanire bafitanye, akabona kugira ngo azabone ubugingo, kugira ngo azakore umurimo w'Imana neza, nuko atandukana n'uwo muntu, kubera yuko abona yuko nta bugingo yazamusha. Kuko nemera yuko abantu nimba ari babiri bafatikanya kugira ngo bazabone n'ubugingo, ariko umuntu mushobora kubana ukona azakurimbuza, uwo muntu yaba ari Imana yamuguhaye. Ese nimba mutandukanye isezerano rikajya ahandi, ukabona ko uwo muntu aho hantu ugiye birahuye. Mu butumwa hatandukanye bavuga ko umuntu wakoze divorce atazajya mu ijuru. Iki kintu bose kiri bwumvikane neza, tujya kugisobanura neza kino kintu. None se ahubwire, iyo ugiye gusezerana ataravuga ngo uriyoboye. Hari abantu bayoborwa n'irari ryabo. Umuntu ashobora kuyoborwa n'irari, akabona Oliva ndi umunyamafaranga, akaza akavuga ko ari Imana yamubwiye, nanye simbe maso ngo nsenge, yabona bwa butunzi arashaka kugeraho abugezeho, akavuga ati habeho divorce, ashaka ubutunzi. Wubatse atari ubutunzi akurikiye, kubwiye ngo urugo rurakomera. Nakwitangaho urugero, ngewe Oliva nubakanye n'uwiwanjye, uwiwanjye nta mafaranga yari afite, nanjye Oliva nta mafaranga nari mfite, ariko Imana yabanye natwe mu murenge, mu rusengero. Imana ibana natwe, iradushigikira. Rero urugo rwubatswe n'Imana, umuntu utubakiye ku mafaranga, Imana iramushigikira. Twibuke nuko hari akantu bavuze ngo yemwe bahanuzi muri gusenya ingo z'abandi. Twibuke yuko hari n'abahanuzi b'abakomisiyoneri, aza akavuga ati yewe Sebyondo na Nyirabyondo, Imana iravuze ngo irabahuje, kumbi harimo komisiyo, umuntu biri inyuma. Abo bantu bagahura rero ari komisiyo. Abo bantu nibatandukana ko yenda kose ntabwo bazabana. Hari igihe bazamenye ko umwe ko babanye ari komisiyo. Abo bantu batandukana ko atari Imana yabahuje, urupfu rutaje bizabera icyaha. Reka mvuge gutya, niba warubatse ari Imana ikubakiye, warubatse ubizi, ubizi. Nta kuntu rero Imana
izaguha isezerano usezeranye n'umudamu mubyaranye 3 4 5 umuntu uzakuvuga ngo si umugore si uwawe uwo muntu azaba akubeshya ariko nabara gusanga umuntu yarashatse arubaka akora ibintu bijyanye n'amategeko mu murenge imbere y'Imana umuntu abyaye 3 4 5 hakaza umuntu ati rwago si urwawe ubyariyemo kandi 5 uwo muntu arimo kuyobya uwo muntu mwime amatwi nabwira abantu rero bubasha Imana barimo basenga bari mu rugendo mwamagana abo bantu bazakubwira ngo umugabo si uwawe bamaso rindira usenge rindira usenge wima amaso abantu bameze nka gutyo birashoboka yuko rero umuntu ashobora kugenda akambara urukweto rutarurwe ahanini cyane cyane ahantu wenda navuga abantu bashobora gusangana bahuriye mu busambanyi batarambagizanyije batasezeranye bakishingira bagahura muri kabare bagahura mu busambanyi ejo n'ejo bundi umugabo agahabwa agata umugore batarasezeranye buryo umugabo yajyaga gushaka abandi nawe uri umudamu ufite uburenganzira bwo kongera gushaka ukasezerana bireme nta rubanza ufitanye n'Imana barabasambanya bagiye gukora ibintu bizima barabasambanya n'abasambanyi nibo warahuye n'umugabo wa mu businzi muri kabari mu gihe uri aho ngaho nta rubanza ufitanye n'Imana wigeze usezerana waragiye umera nkinga igiye kubagwa bashoreye ariko umuntu wambaye impeta uhagarara mu murenge irafoto Imana irayizamura ugahagarara imbere y'Imana nanone ukambara ivaru ukambara karuvati yawe wa mugabo we irafoto Imana irayifite ahubwo muve mu marari y'ubusambanyi benshi nta marari y'ubusambanyi benshi n'ubutunzi muri kurebaho mugarukire aho ngaho ariko umuntu wishingiye akayakwambara urukweto rutarurwe ruramurya rukamurya kugeza igihe rumunyunyuza rero nimba wariyoboye ukaba waragiye mu ishuri ryige neza ugihanganiremo kugeza igihe Yesu azabisobanurira Imana ibaha umugisha nibihangane kugeza igihe Yesu azabisobanurira Yesu aguha umugisha Oliva turagushimiye Imana y'amahoro iguha umugisha kandi ikomeze kwagura mu izina rya Yesu reka tugusaneho uraduha nimero ya telefone nanyize usengera abantu b'Imana ariko abantu nibihangane karibu abantu nibihangane ntaho byoroshe abantu bafite divorce rwose batarishinge badahuriye muri kabare aba bari kubeshya Imana bafitanye urubanza n'Imana reka dusenge ariko reka ntange nomero ya telefone ni 078810 reka rero dusenge mu izina rya Yesu Mana turagushimye izina ryawe gicubahiro Mana twumvise ijambo ryawe mwami rigeze ku bwoko bwawe rengera ababyeyi rengera abasore n'inkumi rengera abari mu gihugu cy'u Rwanda rengera abari mu mahanga rengera abari mu mpande enye z'isi rengera isi yose mwami izina ryawe icubahiro iri jambo mwami rigere ku bantu bawe Mana ribarebere inkomezi ribarebere igisubizo ribarebere umwungeri n'umutabazi izina ryawe icubahiro reka rero amasanga ya mwami turimo dusabira abantu bawe kugira ngo iri jambo mwami ariho uriherekeza ihesha icubahiro muri byose ni mu izina ryawe Yesu turakwinginze kugira ngo abadayimoni baguhora muri aya masaha abo bose mwami bakurwe data ku banyarwanda bakurwe ku bari mu mahanga bakurwe ku buzima bwacu mu izina rya Yesu kuko uri umukozi w'umuhanga natwe rero tugire neza tubisabye twizeye ni mu izina ryawe Yesu amen amen Imana iguhe umugisha Oliva turagushimiye Imana ikwagure muri byose mu izina rya Yesu tuzasubira utaha amen wewe ruduteze amatwi muri kano kanya ikiganiro cyacu tugisubikiye ahangaha ivuga ubutumwa ryo rirakomeje mu gihe tukiri mu isi turagushimiye rero tukatuvuga ngo nawe Imana iguhe umugisha ibiganiro byacu ku musaraba nakagaruka ciao ciao